Ikaze kuri Rubavu Buy and Sell, mukomeze mugubwe neza cyane aho muherereye hose. Iyi ni channel Rubavu Estate ibagezaho amazu n'ibibanza bigurishwa mu karere ka Rubavu. Ukeneye inzu, ukeneye ikibanza cyiza cyane cyangwa se inzu nziza cyane mu karere ka Rubavu, cyangwa naho bifite ukaba ushaka kubigurisha, waduhamagara rwose ubundi tukabigufashamo. Twabazaniye deal nziza rero. Babandi bajyaga badusaba inzu ziri mu kibanza kinini, ikibanza gifite metero kare 300, ikibanza gikorotiye harimo n'inzu wavugurura ukayigira moderne cyangwa se ukanayituramo bitewe n'ubushobozi bw'umuntu. Ni inzu rero ino muri quartier nziza cyane, quartier ya VIP, ahantu hatuye abantu basobanutse cyangwa se hari kubakwa amazu asobanutse. Mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, akagari ka Byahi, aho bita mu Kibaya cyangwa se Yerusalemu. Impamvu nuko ari ahantu heza, umudugudu umeze neza cyane urimo amazu ajyanye n'igihe. Ni inzu rero niherereye kandi ikibanza ni kinini, gifite metero kare 300, kiri mu miturire muri R1. Ni ahantu heza rero cyane ushobora kugura kuri miliyoni 26 zonyine. Hamagara Rubavu Buy and Sell tukujyane gusura hano hantu, ni heza kandi ni hanini, amazi, umuriro birahari. Urumva ko hadahenze rero kuri miliyoni 26 ukegukana kino gipangu kirimo n'iyi nzu. Harimo n'ahandi wakubaka inzu kandi muri quartier nziza cyane. Ntabwo hahenze rero miliyoni 26. Urahamagara 078811 75255 cyangwa se 0783303527. Ushobora kudusanga ni Rubavu rero ukeneye ibindi bisobanuro mu mujyi wa Gisenyi aho dukorera, tukakujyana gusura ino nzu kuko ni heza cyane. Ku batazi neza rero, uzamutse uva mu mujyi wa Gisenyi ku isoko rinini ukagera kuri stade Umuganda, ugakomeza haraguru gato cyane, hari centre ihari ishyushye cyane bita Buhuru cyangwa Byahi. Muri iyo centre ya Byahi winjira hirya mu kuboko kw'ibumoso, hari umudugudu mwiza cyane ahantu bita Yerusalemu mu Kibaya, ahantu hari amazu meza cyane, umudugudu ukase neza cyane. Aho ngaho iyi nzu turi kubereka iri mu kipangu cyiza cyane muri kureba, idahenze, ni iherereye. Kuhava ugera kuri kaburimbo ni nk'iminota 5 yonyine. Kuhava ugera mu mujyi neza ku isoko rya Gisenyi rinini, cyangwa se kuri gare uri kuri moto cyangwa n'imodoka ukoresha iminota 7 yonyine. Urumva ko atari kure, ni mu mujyi n'ubundi, amakaburimbo arahari, na ahantu abantu benshi bari kugura ku bwishi. Niyo mpamvu rero nawe kugura hano hantu kuri miliyoni 26 ni deal, 26 ni deal waba ukoze kandi ifatika rwose, ukayizana. Abanyirayo barahari, natwe nk'abahuza turahari ngo tugufashe kugera hano hantu hasure, n'ubundi nuhashima uhigurire kuko ni sure deal, ni heza cyane. Tubafite ibibanza byinshi rero hano mu mujyi wa Gisenyi, agace kose ushakamo hano mu mujyi wa Rubavu, yaba Mahoko, yaba Rugerero, yaba aho bita Nyamyumba, Kigufi, ibibanza bikora ku mazi, ibibanza bifite view y'amazi birahari. Yaba mu Byahi, Kanembwe, Rugerero, no mu mujyi aho bita mu Makoro, muri VIP, muri RCD, aho hose umujyi wose wa Gisenyi ushakamo ikibanza cyangwa inzu, waduhamagara ubundi. Mbuga ngari n'amajengo naho turabifite rwose. Duhamagara ubundi tugufashe kubona icyo wifuza kijyanye na real estate hano mu karere ka Rubavu. Ukoranye natwe nka Rubavu Buy and Sell mu karere ka Rubavu, nitwe ba mbere twakugezaho ibibanza n'amazu wifuza, cyangwa se naho ubifite ukaba ukeneye abakiriya rwose, witinda tugane uduha amakuru ubundi tugufashe kubona abakiriya